nanywaga inzoga icyo gihe none ntangira no gukorera amafaranga. Urumva icyo gihe twari mu ntsinzi, twatangaga intsinzi, twari twibereye mu bagabo, mu basirikari, tuvuga tuti basaza bacu nimwe mwaturokoye muze umubwira uti rwose. Uwo munsi rero ndaryama nka saa 5 ijwi rivugira mu gikuta rirahamagara ngo yewe nyiraguhirwa we. Ndashiduka, shidutse mbaza mama na barumuna banje ntese umuntu mpamagaye muramwumvishe? Batebwa wanyweye genda. Ariko Imana iguhamagara uri wenyine, ivuga ijwi ryayo ukaryumva uri wenyine. Niyo waba uri mu bandi bantu benshi, niyo waba uryamanye n'abantu benshi, niyo waba ugendana n'abantu benshi mu modoka, iyo Imana ivuze wowe wumva ijwi ryayo wenyine. Naratungutse abanyamwuka bati kwa jina la Yesu zote binite mu izina rya Yesu abadayimoni bashye Satani utsindwe. Kuko bari babizi ko ndimo shitani. Ntabwo nabarenganya bene data, nukuri inshuti z'umusaraba, ntabwo nari kubarenganya. Bavugaga ibyo babonye kuko bari babizi ko ndwana. Baravugaga bati none uyu mugore aje kudukubitana no mu rusengero. Turabashuhuje inshuti abavandimwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni umugoroba mwiza udasanzwe umwami Imana duteye iteka kongera kugaruka kuri Mass for Ministry TV kuri uyu mugoroba, tuzanye nanone n'abakozi b'Imana, inshuti z'umusaraba twatumiye kugira ngo batugezeho ibintu bitandukanye, ijambo ry'Imana, ubuhamya, indirimbo. Ndibaza ko turi mu cyanya cy'ubwatsi bwa Yesu, iby'umwuka wera ari buduhe n'ibyo turi bubagaburire. Rero ndabashimiye inshuti za Mass for Ministry muhora mudukurikirana kuri TV, ku biganiro ndetse n'ubuhamya. Uyu munsi muri kumwe na Evangeliste Tesire Beatrice, ndetse nabazaniye umushyitsi, umutumirwa w'ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndumva muri buze kungurira kuko nkoze ibintu bidasanzwe. Hari abamama bakunda ubuhamya, uyu munsi murafashwa cyane. Mwari mumenyereye ubwanjye kuri Mass for Ministry na Nadine, noneho uyu munsi twakoza agashya. Turifuza guteza imbere ubwami bw'Imana mu by'Imana yadukoreye bitandukanye. Jewe narahamagaye kuvuga ubutumwa, uyu nawe ni umukozi Imana n'umuvuga butumwa, haraho Imana imunyujije. Uyu munsi rero ndabararitse mwese, abari mu Rwanda mudukurikirana, abari hanze y'u Rwanda, ndabizi ko hari benshi badukurikira. Ikaze rero na karibu mubashe kumva umukozi w'Imana. Ngiye gusenga Imana tumwakira, arabibwira amazina ye, arababwira itorero rye, arababwira umuhamagara afite, ntaza kumuvugira ibintu. Reka dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi n'ubudahangarwa, turagushimiye Uwiteka Imana, we waduhaye Yesu Kristo. Mwami tugushimiye ko yaducunguye, tukaba turi hano nk'abagabo bo kumuhamya kuri uyu mugoroba. Ngirira neza je uri hano kuri mikoro ya Mass for Ministries, hanyuma n'umutumirwa umushyitsi mu cyubahiro cye uko namutumiye kugira ngo aze kutugezaho ubuhamya ndetse n'ijambo ry'Imana. Mwami Imana, twebwe twese umwuka wera tubeho kandi icyubahiro cy'Imana kitugote. Ngwino ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Karibu mumanje, hanyuma usuhuze wivuga amazina. Ubwoko bw'Imana bahari kumva uyu mugoroba, tuguwe neza cyane kugutega amatwi. Ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Ange cyangwa Angela, bakunda kunyita mama Karabo. Ndi umuvuga butumwa, ndi umumama ufite abana 4 n'umwuzukuru. Urumva rero rwose ndakaze niko bajya bavuga. Ndashimira Imana, haleluya. Byose biva mu gusenga, byose biva ko Imana iba yaradutoye, ikadutoranya, ikadukura mu magana menshi y'abanyabyaha, ikadukura mu isayo, ikadukura mu byaha by'uburyo butandukanye, yarangiza ikatweza, ikaduha agakiza, ikaduhindura abakozi bayo. Nta hantu na hamwe Imana itakura umuntu, nta naho itamugeza.
nje kubwira abantu ko nta hantu Imana itakura umuntu, nta hantu habi Imana itagukura, nta n'ahantu heza Imana itakugeza. Kandi mbabwira ngo Imana ni urukundo, Imana ni ibyishimo, Imana ni amahoro yacu, ni umukozi w'umuhanga, ni umubyeyi mwiza, ni umushumba mwiza uragira intama ntatakaze n'imwe. Niyo yazimiye akajya kuyishaka, akayishaka niyo yaba yagiye mu bihanamanga, akemera akajyayo, akayikurayo, akayishyira ku bitugu, akayigarura mu rwuri. Rero ntimugire ubwoba, Yesu arahari kandi aradukunda, Yesu aragukunda, Imana iguha umugisha. Hanyuma nkunda kuvuga ijambo ry'Imana, nkunda gusenga, ndi umunyamasengesho, ndi umwinginzi, nibyo byakuze cyane, nibyo nisanzemo, n'ubutumwa ndabuvuga, n'ibindi umwami Yesu ankoresheje no gusengera abarwayi no guhanura n'ibindi byinshi, za mpano nyinshi z'umwuka wera. Ariko cyane cyane nkunda gusenga cyane kurusha ibindi. Nkunda gusenga, nkunda kwinginga, nkunda kuba ku karago, muri make ndi inshuti y'akarago, kandi mbikuramwe amahoro, mbikuramwe umutekano. Muri ibyo ngibyo ndarya, mba mfite amahoro y'umutima cyane cyane, umuryango wanjye ubunezerewe, kubera ko amasengesho azana umunezero. Yesu abaho umugisha. Reka rero wenda twifashishire ijambo mbere yuko ntanga ubuhamya bw'aho Imana yankuye. Reka mbabwire icyo gusenga bimarira aho nabikuye. Ijambo ngenderaho nsenga ni igitabo cya Yakobo, ngira ngo ni igice cya 5, igice cya 5 ku murongo waho wa 16. Ni wo murongo nasomye mpita numva ko gusenga ari inshingano za buri wese kandi n'itegeko ry'Imana. Haleluya. Iri jambo riravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amen. Reka tuvuge kuri uwo murongo ho gatoya cyane. Nuvuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Bivuga ngo hari igihe usenga utari umukiranutsi, icyo gihe ntacyo bikuzanira. Bivuga ngo hari igihe usenga uri n'umukiranutsi ariko ntusengane umwete, icyo gihe nabwo ubibonamwe umumaro mukeya, cyangwa rimwe na rimwe ntunakugereho. Iri jambo riravuze ngo mwaturirane ibyaha byanyu. Bivuga ngo musubire inyuma, murebe abo mwakoreye amakosa, dusubire inyuma turebe abantu twagiye tuzirika kubera amagambo yacu, kubera kamere, kubera kavukire, kubera bya bindi byose twabayemo. Usubire inyuma usange mwene so, usange umuvandimwe, usange umuturanyi, mwaturirane ibyaha ngo kugira ngo mukizwe. Haleluya. Ngo nimumara gukizwa, nimumara kwaturirana bya bindi mwagiranyeho ibibazo, nibwo uzabona gusenga amasengesho yawe akumvikana. Hari irindi jambo nuko ntajya mu bintu byinshi, ndashaka gutanga ubuhamya. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Uwiteka. Nicyo cyatumye na Yakobo avuga ngo mubanze mwaturirana ibyaha byanyu, nimumara kubyaturirana mukizwe. Hanyuma nimumara gukizwa mube intungane cyangwa se abakiranutsi. Nimumara kuba abakiranutsi musenge kandi musengane umwete. Imana ibaho umugisha. Iyo nsomye iri jambo rituma numva nshaka gusenga cyane, rituma numva nshaka kuba mu masengesho, rituma numva ubuzima bwanjye bwose nahora nsenga, mbega nkasenga full time, nta kindi kintu kindi numva nanganya no gusenga. Yesu abaho umugisha. Hanyuma rero bene data nshuti bakundwa, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Kandi iri jambo riratubwiye ngo mwaturirane ibyaha byanyu, murangiza kwaturana mumone uko mukizwa. Hanyuma mwibuke ko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Bishatse kuvuga rero ngo mugire umwete mu gusenga. Niba uri umukiranutsi ukaba warakijijwe,
ugire umwete mu gusenga. Reka rero mbabwire mbere yo gusenga aho narindi, kugira ngo ngere kuri uru rwego rwo kuba umuvugabutumwa, kuba umunyamasengesho, kuba umukozi w'Imana, kwitwa umwana w'Imana. Ntabwo ariko navutse nsanga iwacu, ngira ngo iwacu nta n'idini bagiraga, kuko ntabwo nigeze naribatirijwe mu katolike, kwa kundi twajyaga kwiga gatigisimu tugeze mu mwaka wa 6 primaire. Iyo wabaga wararengeje iyo myaka utarabatizwa, iwanyu batarakubatirishije, icyo gihe batwitaga abapagani. Noneho rero nakuze mbona iwacu nta ujya mu misa. Ba nyogokuru nabo bajyaga mu misa, ngira ngo kwari nko kwiyerurutsa, kuko baraterekeraga. Ndumva ubwo urumva bariyerurutsaga, barangiza guterekera bakajya no mu misa. Hari ikintu bita kubandwa. Ndabizi mama yajyaga abandwa, nyogokuru yajyaga abandwa n'abandi ba mama n'abandi bantu n'abakecuru, bakajya, twari dufite insina nyinshi z'umukara, bakajya munsi n'abambaye utuntu tw'uducocero ukuntu dusataguye. Mana yanjye, ibyo bintu nabimenye nkuze, ariko bene ibyo bintu byose bigenda bitugiraho ingaruka bene data. Niyo mpamvu dukwiriye gusenga ubudasiba, kandi tugasengesha umwuka iteka, kandi tugasenga dukijijwe. Noneho barangiza nyine ku cyumweru bakajya mu misa. Papa rero yanywaga inzoga cyane, noneho akabatangirira nyine ahantu twari dutuye ku makabari, akabatangira akabwira mama we, akamubwira ati mama, ibyo bintu byo kujya gusenga n'ibintu warayikoze byihorere, ngwino nkugurira agacupa. Ndagira ngo mbwire abantu nyine bumva umuryango naturutsemo, nawe ubwe akabigaya kandi adakijijwe. Akamubwira ati ngwino nkugurira agacupa, ubundi wiyicarire winywere twitahire, we kurushywa n'ubusa ujya gukora mu jisho ry'Imana. Ngira ngo papa yarazi ivanjira hari. Nuko ariko ndashimira Imana y'amaboko, ndashimira Imana itarobanura abantu ku butoni, ndashimira Imana yagiye kuntarura iyo muri uwo muryango umeze gutyo, ndayishimira ikampa agakiza. Hanyuma rero nakuriye muri uwo muryango, ngeze mu wa 6 ndabatizwa muri katolike, ndanakomezwa. Hanyuma nyine nkajya mpazwa. Urumva ubwo ngewe nari mbaye umukristo w'igitangaza mu muryango, nari mbaye cyane. Umukatolike babyita guhazwa. Nkafata ukaristiya nyine kwa kundi muyifata neza, kandi numvaga binshimishije. Nabayeho no muri Ejiyo Mariya, mba no muri sinibuka cyane. Imoso yajyaga hejuru, akaba ariyo bashyiraho. Ariko Imana ikura kure. Haleluya. Nta hantu Imana itagukura, nta n'ahantu Imana itakugeza. Nta hantu haba Imana itagukura, nta n'ahantu heza Imana itakugeza. Kandi mbwire bene data, ni ukuri mukunde gusenga. Imana n'urukundo. Imana n'urukundo. Ikiza kureba kuri iyo kavukire, uyu munsi simba ndi umuvugabutumwa, ntago bishoboka. Nihutishe kuko muhamya, ngira ubuhamya bwinshi bw'ibice byinshi, ngira ubuhamya bw'ubwo buzima nabayemo bwo kuvukira muri iyo miryango, ngira ubuhamya bw'urushako, ngira ubuhamya bwo mu ishuri, ngira ubuhamya bwo mu ntambara, ngira ubuhamya bwinshi cyane. Reka nkomereze rero muri uyu muhamagaro aho Imana yankuye. Hariho agakorasi, nuko banyihanganire ndirimba ijwi rya 400, ariko ningera mu ijuru nzaririmba ijwi ryiza, iry'Imana izaririmba niryo nanjye nzaba ndi kuririmba. Nicyo kimfasha. Oya, iry'Imana nanjye iryo niryo nzaririmba. Ariko ubu ngubu turi mwese, ngira ngo ni nk'irya 400 ndirimba. Hari umuntu wahimbye agakorasi, ndamukunda cyane, Imana ijye imuha umugisha. Yaravuze ngo, urantangaza Yesu we, urantangaza, ukura umuntu muri puberi ukamuhindura, ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika. Urantangaza Yesu we, urantangaza. Reka turekeraho, tutaza no guhanurira kuri kamera. Haleluya.
ukura umuntu muri puberi ukabahindura, ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika. Urantangaza Yesu we, urantangaza. Haleluya. Mba numva nshimye Imana aho yankuye. Urumva nakuriye muri uwo muryango, hanyuma jenoside iraba. Reka nihute cyane. Jenoside yabaye mfite imyaka 17. Urumva nari umukobwa mukuru. Ibyo naboneye mu ishuri, ibyo nahure nabyo mu mashuri, reka tubyihorere, byiringaniza n'ibindi, reka tubyihorere. Ko umuntu yatsindaga ntagende yitwa, hakagenda undi muntu yitwa amazina ya wa undi n'ay'ababyeyi, bagahinduraho nk'inyuguti imwe cyangwa bakongeraho kandi kantu gatoya kugira ngo ibyabo bicemo. Hanyuma reka ibyo mbireke, ibyo tuzagira umwanya wundi wo kubivugaho. Hanyuma jenoside irangije kuba, nabaye umukobwa w'umurakari. Semvuge ngo iki? Nari urabona ko ijambo ry'Imana rivuga ngo imibiri yacu ni urusengero rw'umwuka wera. Ngewe icyo gihe nari icumbi rya Satani, kandi Satani mukuru atari ukuvuga ngo baba dayimoni, oya. Ngewe ntekereza ko ari Rusofero wari undimo. Ntago sinzi. Nigeze mbona mu kuzimu umwe afite ihembe rimwe, wongera ngo yari suriye tona, Captain Commander afite nk'atatu, ka lieutenant aho ngaho gafite nk'abiri. Umuyobozi yari afite kinubi, undi afite urukero, undi afite ifuni. Yewe ariko umva ahantu Imana yadukuye. Haleluya. Noneho reka tugaruke nyuma jenoside imaze kuba, mbu umukobwa mubi nibikomere. Urumva bwa buzima nakuriyemo bwo kubandwa no guterekera. Urumva twanywaga n'inzoga, kuko jewe nagize imyaka 7, papa antuma gusogongera ku bibindi nk'icumi, nkamenya urwagwa ruryoshye ruhoze ruhiye neza ndibushyire papa. Urumva nge nari umunywi. Himbwira abantu ngo nkiri umukobwa, ndi umukobwa w'imyaka 17, 16, 18, ngewe nanywaga nka primus nk'eshanu. Urumva rero jenoside imaze kuba, noneho ikintu cyabaye, reka mvuge ngo nararomoye. Kandi ubwo ubusinzi buba bugendana n'ubusambanyi. Yesu yankuye kure. Mbwira abantu ngo nta hantu Imana itagukura. Wowe uri gukora ibyaha ugashaka kubyihana bikakunanira, hamagara Yesu araguha imbaraga. Nanjye yaranshoboje. Haleluya. Nyuma rero nari umukobwa w'amahane, witwara nk'abagabo, witwara, navuga reka mbivuge gutyo, nari nk'igishega, nari igishegabo niko babyita mu Kinyarwanda cyiza, nari igishegabo. Hanyuma tuza kwimuka ahantu twari twarabaye, twabaga kubera aho jenoside yadusanze, tujya gutura mu mujyi w'iwacu i Kamembe. Ngeze i Kamembe noneho nyine njya ku isoko. Kamembe ni muri cyahoze ari Cyangugu. Noneho rero ni Rusizi. Noneho rero nanywaga inzoga icyo gihe, noneho ntangira no gukorera amafaranga. Urumva icyo gihe twari mu nsinzi, twatangaga insinzi, twari twibereye mu bagabo, mu basirikari, tuvuga tuti basaza bacu nimwe mwaturokoye, muze umubwira uti rwose. Ariko ndashimira Yesu, amenyo yanjye ni mazima, nawankubitiye icupa mu kabari. Nta burwayi bundi nakuyemo, uyu munsi ndi muzima. Ndashimira Imana. Iyandinze icyo gihe ntayizi, ntanayitekereza, ntashaka no kuyumva, ntashaka no kuyitekereza. Ariko yo umugambi wayo ukansingira, ukamfata. Nawe ahura umugambi w'Imana uzagufata. Humura. Umugambi w'Imana uzagufata. Humura. Ubwo noneho twageze aho mbu mucuruzi, mu coracora, babyita gucoracora cyangwa se gukora fraude. Abafroderi twambuka muri Kongo, twiba abakongomani. Nari umujura karite ya mbere. uvuka bo mu Rwanda ugatera ngo ngwiki, nari umujura ku rwego rwo hejuru. Kandi njyewe sinakoraga mu mifuka, ntabwo gukorera iki mu mufuka, naragusekera gukayanzanira. Wari umeze nk'abatubuzi bari bubungu. Umva abatubuzi ubu narabibasiye. Ubu ndashaka gukora ibiganiro byo bivuga ku batubuzi. Ndavuga ntizimuka mu Rwanda, we nasubire mu mahanga ho sinari nzi ko abantu biba abantu bakanduye. Bene ni make. Ariyo abatubuzi b'iki gihe bo mu nzu y'Imana bakubwira ati mpereza 300 ngo uheshe umugisha. Aba narabamenye. Wigeze ko ingane ntanyinya.
zana ituro ribyibushye nkugire ku musozi kugusengera. Haleluya. Abo nzabavugaho. Bantu b'Imana, mwige gusenga kugira ngo umwuka w'Imana bane namwe. Umwuka w'Imana nazaba ari kumwe nawe, nta mutubuzi uzagutuburira, nta muhanuzi w'ibinyoma muzahura, ntabwo bishoboka. Kuko umwuka w'Imana utuye muri twebwe yikiranya n'umuhanuzi, umwuka akajya kubwira ngo ye. Ariko iyo utangiye gushidikanya ariko buriya n'Imana ibimbwiye, ucunge sana. Reka tugaruka ko nta kari gaciyemo. Uvuze ibintu nabonye. Abo nasanze mu giterane akajya huha abantu ngufu. Izina rya Yesu. Abantu bose baragwa imbere yanjye n'abashumba baragwa. Ampuke nabwo nti kwa Yesu ntago duhuha. Amina. Ngo ariko wowe ngo ufite umutima uremereye. Umva. Nturoroshye Yesu agukorera. Amina. Ujye uhuha abantu. Umva, abantu b'Imana bamenye ubwenge, bige gusenga. Musengesha umwuka iteka. Ikindi kandi Yakobo yatubwiye ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Hanyuma rero muri ubwo butubuzi nari ndimo muri byo bibazo, nari umwescrojanti, narakubeshyabeshyaga, nari nzi kuvuga neza, nari nzi kwisobanura, nari nzi gusobanura amagambo. Ukampereza imari, ukampa imifuka 100 y'isukari, nkakwishyura 70, watera amahane nkakuburanya kandi nkagutsinda. Abahungu banje abakarani banje bayinyujije hirya, nari mfite uko ndi bubagenze. Murumva Yesu ahantu akura. Ubwo byumvikana nari umusinzi, nari umusambanyi, nari umujura, nari umwesikoro, ku buryo nta Mana nari nkeneye, nari mfite amafaranga. Ayo mafaranga yose naracuruzaga nkayajyana mu kabari, nkavuga ngo naricaraga nkavuga ati, nkabwira nyiri kabari ati, we aba bantu bose nta muntu numwe nshaka muri aka kabari, izo nzoga zose ndaziguze. Nkazinywa. Nanywaga mitsingi 11, nkashyiramo Uganda warage nkenye, nkashyiramo inzoga ya twakuraga muri Kongo iva mu biti yitwa Kapitambere, bayita amarira y'intare. Byose mwe murabizi. Uyu munsi barakubeshesha, harya ni ngo zaje ubu ngo nitwa za tunuri, ngo numumanura jipo, ngo ni ibiki, ngo za sinzi biki. Umva, reka mbabwire Yesu Kristo naza nubwo waba waranyweye icupa rimwe, azaza ukirinywa azagusiga. Imana reka nihute. Ibyo bintu nabibayemo imyaka n'imyaka. Na mbere nari mbyibushyemo. Nari umukobwa ubyibushye wiyizi ko ndi mwiza, barambwiraga ngo nseka neza, ngo mfite ijosi ryiza, ngo nuko. Ariko nari mfite intenge yo kugira utwiso dutoya. Nazi kuyatereka ahubwo ngende umunyamahane. Nararwanaga icyo gihe iyo namaraga gusinda. Nararwanaga umuntu yavugaga gato nkabana gukubisa vide, nkagupakira imodoka nkakujyana kwa muganga. Nta hantu wari kundega. Nabaga nziranye n'umupolisi mukuru, nabaga nziranye n'umusirikari mukuru, nabaga nziranye n'abayobozi bakuru, nabaga nzwi, nari umusitari mu byaha. Ubu ndashaka kuba umusitari mu bintu by'Imana. Ndashaka kuba umusitari mu bintu ndashaka kuba umusitari mu ivugabutumwa, kandi ubutumwa bwiza. Mujye mumenya gutandukanya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'ubutumwa bwiza bw'abantu. Ngewe rero ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mvuga ko Yesu Kristo yapfuye akazuka akajya mu ijuru, kandi akaba agiye kugaruka gutwara itorero. Haleluya. Amina. Ndumva nshaka kuba umusitari. Haleluya wa Yesu Kristo. Amen. Yesu akamamara muri jewe. Ndumva mfashijwe. Ejo bone nagiye umuntu ntigewe hari amazina njya numva ngo abaniga, ngo abajyama. Nanga ntigewe uwambatiza umuniga, ariko nkajya niga Satani n'abadayimoni. Nkajya manika nkitwa umuniga wa Yesu, nkajya niga dayimoni na Satani. Yo, Imana ishimwe. Hanyuma muri ibyo byaha, reka mbyihutishe. Muri ibyo byaha bingana gutyo, nzagaruka nzajya ngenda ntanga uduce cyangwa mbasobanurire buri kantu uburyo nasindaga. Vuga ubusambanyi nakoze. Ku busambanyi buratandukanye, ubusinzi buratandukanye, ubujura buratandukanye. Tuzagenda tubisobanurira abantu. Hanyuma Imana ingirira neza. Umunsi umwe rero nanyweye, natashye mfashe gutya ngo zitameneka. Hari ukuntu ufata gutya wujuje, ukagenda
iwacu habaga igicaniro cy'inzoga, iwacu habaga igicaniro cy'inzoga n'amahane no kurwana. Mana warantabaye, warakoze. Icyo gihe umunsi umwe ndabyibuka ku itariki 23 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2000, ntahanujuje neza mfashe ngo zitameneka, kandi ubwo nabaga mpumirije ijisho rimwe irindi rikanuye. Ubwo guhura nanjye yahuraga nanjye uri umurokore wabaga ugatoye. Nta murokore wavugaga ibingibi bavuga ngo abantu ngo barajya kubwiriza abandi ngo barajya kugira gute. Narakubwiraga ni mbabarira, sinjya mvanga ibintu, ngewe ndi mu isi yanjye nawe guma mu isi yawe. Imana ikuntumaho yarambuze cyangwa yananiwe kumbwira, irantinya se izazi nyibwirire. Ariko ndababwiza ukuri, utaranigwa garamye agira ngo ijuru riba hafi. Uwo munsi natashye nanyweye, ndyamye hari nka saa 5 z'ijoro mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ndaryama ngiye kumva numva ijwi mu gikuta. Ese ubwo gikuta mvuga twagiraga iyihe? Inzu y'ibyatsi ifite urugi rushwanyaguritse. Muri ayo mafaranga yose mwumva ibya Satani, sinigeraga ntekereza no gusanura inzu cyangwa ngo nubake inzu muri ayo mafaranga. Narayanyweraga agashira nkajya gushaka andi. Mana we, ariya naya mabati, ariya ni meza. Twebwe byari ibyatsi, yari ikigonyi, bya bindi biti bigonyi. Ariko Yesu ni mwiza. Nta nubwo nigeraga mvuga ngo nibura nsanure cyangwa ngure n'amabata ngahe nubake. Ibya Satani arabiguha, hanyuma akafite n'inzira abinyuzamo abitwara. Abantu benshi mukavuga ngo mudusengere ngo inyatsi, ngo mudusengere ikireka da. Ibyaha ubamo nibyo bigutera inyatsi, nibyo bijyana amafaranga yawe. Hanyuma uwo munsi rero ndaryama, nka saa 5 ijwi rivugira mu gikuta rirahamagara ngo yewe nyiraguhirwa we. Ndashiduka, shidutse mbaza mama na barumuna banjye, ntese umuntu mpamagaye muramwumvishe? Batebwa wanyweye, genda. Ariko Imana iguhamagara uri wenyine, ivuga ijwi ryayo ukaryumva uri wenyine. Niyo waba uri mu bandi bantu benshi, niyo waba uryamanye n'abantu benshi, niyo waba ugendana n'abantu benshi mu modoka, iyo Imana ivuze wowe wumva ijwi ryayo wenyine. Imana iguhamagara uri wenyine. Ijwi rimpamagara bwa kabiri, ndaryihorera, ndongera ndisinziriza. Rirongera rimpamagara bwa gatatu riti nyiraguhirwa we, ndagushaka. Navuga ati ubu ni babarozi bahangaha, agace twari dutuyemo, agace tuvukamo kabamwe abarozi we. Mana yanjye, barya bashobora no kubucuruza ku manywa. Nubu n'umurozi umpamagaye, kubera bwa bushegabo n'amahane. Sinavuze ngo aranandoga cyangwa aranamfata ngo numve ngize ubwoba. Nafashe umuhoro ndasohoka, nzenguruka inzu mbura umuntu, kuko iwacu nta muhungu twagiraga. Jenoside yari yarabatwaye nyine. Ninge wari mukuru mu rugo, nari nk'umugabo, ndi nk'umugore, ndi nk'umwana, be ibintu byose. Nicyo cyatumaga ngira ngo ahari mba nk'igishegabo, ariko nta n'impamvu yo gukora ibyaha ntayo. Noneho ngarutse kuryama, iryajwi rirongera rirampamagara. Ndaribwira ntariko giye ko ndagati kateretswe n'Imana kadahungabanywa n'imiyaga. Wa murozi we, niba uri n'umupfumu uranshaka hwicyo, urashaka iki? Ijwi ry'Uwiteka rivuga n'imbaraga ntashobora gusobanura kuri kamera. N'uyu munsi iyo ndyibutse, mu mubiri wanjye hahinda umushyitsi, nkumva mpinze umushyitsi. Njya nibuka ukuntu Abisiraheli babwiye Mose ngo tujyane kureba Imana, ujye uvugana nawe, reka natwe tuvugane nayo. Bakihagera inkuba zirakubita, imirabyo irarasa, ati Mose subirani. Utaranigwa garamye agira ngo ijuru riba hafi. ngo abahanuzi babaye abahanuzi b'ibinyoma, ngo abapasteri rerere. Ndabizi ko bariho abo b'ibinyoma, bariho, ariko nabo kuri bariho. Abapasteri b'ukuri bariho, abahanuzi b'ukuri bariho, abakristo b'ukuri bariho, abashumba b'ukuri bariho. Haleluya. Abavuga butumwa b'ukuri bariho. Imana ishimwe. Ijwi rirambwira ngo nduwiteka, uhereye nona ndagushaka mu nzu yanjye kugeza upfuye. Reka mbabwire za nzoga nari nanyweye, sinamenye naho zinyuze. Naratenguwe, mpinda umushyitsi.
mu izina rya Yesu njye mbyibutse n'ubu mba numva nka mikoro igiye nko kuncika ndatengurwa nkajya niterura nkazamuka nkikoza mu kirere nkongera nkiceka ku buriri noneho nkabwira abana bo mu rugo barumuna banjye ati nimungerekaho amavarisi bangerekaho imyenda yose bangerekaho ngira ngo bari hafi no kuzana inkono z'ibumba bakanshyiraho ariko byose nkabitera hejuru kugeza igihe umutima wanjye Imana iwemereje ndavuga ngo Mana niba ari wowe umpamagaye ni ukuri ndemeye basi reka kunyica nzajya mu rusengero ninazindukayo ndetse nuko Imana yampamagaye Imana mu gitondo ubwo nahereye aho mvugira mu ndimi mu by'ukuri sinari kumenya ngo ni indimi cyangwa ni inzoga kuko nari natashye nanyweye sinari kumenya ngo ndi mu ndimi sinari kumenya ngo ndi mu mwuka sinari kumenya ngo nasinze mama we yagize ubwoba aravuga ati mwana wanjye arapfuye ati nsanzwe mfusha abangana gutyo ubu nawe aragiye atangira kurira ati bamuroze ati subundi asigarana iki ariko ni Imana yari impamagaye haleluya ndangije ndavuga ndandika mfata amakayi ndandika n'ubungira amakayi nkane nanditse muri iryo joro ndandika mwana wanjye uranyemereye ndakubabariye nzakugirira neza n'ibindi bintu byinshi ndandika amakayi ndaruha mpanurira barumuna banjye mpanurira mama muri iryo joro ntabwo nari nzi ngo ndi guhanura ntabyo nari nzi rwose bwakeye mu gitondo saa 10:15 niho niba ture iwacu yatangiraga hari umugore wari utuye ku rusengero avuza ingoma urumva sinavuga ngo ndabyuka ntabwo nari naryamye ntabwo nigeze ndyama ibitangaza ni nko reka ni nko kubona ahubwo rusefero yinjiye mu ijuru bari bazi se ko nakijijwe ko Imana yampamagaye nijoro ninjira mu rusengero umva ibintu byambayeho mu rusengero bakozi b'Imana nimuzajya mubona umuntu aje mu rusengero nimukajye munoshana ko mushobora kumusubizayo naratungutse abanyamwuka bati kwa jina la Yesu zote binite mu izina rya Yesu abadayimoni bashye satani utsindwe kuko bari babizi ko ndimo shitani ntabwo nabarenganya bene data nukuri inshuti z'umusaraba ntabwo nari kubarenganya bavugaga ibyo babonye kuko bari babizi ko ndwana baravugaga bati noneho uyu mugore aje kudukubitana no mu rusengero ndinjira kubera icyo navuganye n'Imana n'ubwoba nakwagutitira ndagenda nicara hirya mu nguni ngicecekera mbwira Imana ngo Mana umbabarire sinzasubire ku nzoga kuko ibindi byose nashoboraga kubireka kuko muri ayo mahane ntago nasambanaga nigurisha gutya ku muhanda nabaga afite nka boyfriend ahantu umuntu umwe kandi iyo wabaga utari ikirara ntago twabanaga iyo wagura umugore w'umugabo nkabimenya naragukubitaga nkagushorera nkagushyira umugore wawe nkavuga ati iki gicucu cy'umugabo wawe gifati kizongere kugaruka iwanjye abagore barankundaga muri ibyo bintu kuko nta mugabo w'abandi natwaye nabanzaga guperereza niba uri ikirara kigenzi cyanjye Mana yanjye nta hantu Imana itagukura nta naho itakugeza niyo ntego y'ubuhamya ndetse nubwo tuvuga iby'ibyaha hari n'ubundi buhamya ngira bwo maze kugera muri Kristo iby'Imana yakoze uburyo Imana izamura umuntu uburyo Imana igukura mu mukungugu ikakuzamurika kwicazanya n'ibikomangoma nta hantu Imana itagukura ntaho itakugeza mwene data birangira rero mu rusengero uko byagenze reka nihutishe cyane nibirebire tuzagenda tuvunagura ariko reka ngere buryo nageze mu rusengero baranoshana bati araje satani asitera rakubitwa ungimbere Mana isumba byose ngendo munya baranoshana bamwe ndetse babanyabwoba bakanyura mu wundi muryango bagasohoka bagahita bataha kuko bari babizi ko ndi umugome bari babizi ko ndi inkoroshanyi bari bazi ko ndi mubi nari umustari muri ibyo byaha nari nambaye umwambaro mubi nambaye umwambaro wa satani nambaye umwambaro w'abadayimoni nari nambaye umwambaro mubi satani nta kinda guhusibye kukwambika isura mbi nta kinda guhemba birangira rero ndicarira ndabihorera
ariko uwo munsi ndasenga ndataha, no ku wundi munsi ndagaruka ndasenga ndataha, no ku wundi munsi mara iminsi 5 ntasomye ku nzoga. Aravuga bati yakijijwe. Nanjye ubwanjye nahise mvuga ngo Mana, kurenza umunsi umwe ntanyweye ku nzoga. Navuga ati Mwami Yesu, narakijijwe. Ku munsi wa 5 rero ndagenda negera umudamu umwe wavuzaga ingoma mu rusengero, ndamubwira nti nta hantu wanjyana gusenga. Arambwira ati nari ngiye guhinga, nari ngiye gutera. Ntabwo ari mu materaniro tujye mu cyumba. Ati ndagutwara. Bantwara ahantu hari icyumba cyabaga kirimo nk'abantu nka 300. Hariho ububyutsi icyo gihe bukomeye cyane, kandi abantu banezezwaga nuko umuntu yihannye. Muri icyo cyumba ngezemo nicara ku ntebe, ibyo kwicara ku kirago cyangwa ku mukeka ntabyo narinzi, nicara ku ntebe ariko ntangira kurira. Reka mbabwire ikikumenyesha ko wihannye ibyaha bikemera nuko umwuka wera aguha ubabara umubabaro wa byaha, utangira kwibuka ububi, utangira kubona ko ari bibi. Ifoto ya byaha ikajya mu maso, impapuro zindega zikajya zibumbura zihindagura. Yewe abawe ndarira, mfata igipande kimwe cy'igitenge cyuzura amarira nkajya nkamura, ndarira mbwira Imana ngo Mana, ese ubu basi urambabarira naho napfuye umunsi, ariko basi wambabariye. Reka mbabwira Imana ni inyembabazi. Mvuga Imana y'imbabazi nabonye, mvuga Imana y'urukundo nabonye, mvuga Imana ishobora byose nabonye. Haleluya. Ndangije ndarira cyane. Groupe rero yasengeraga abantu iraza iravuga ngo noneho rero ngo tugiye kubanza kwatura no kwihana kugira ngo tubone uko dusenga. Ubu ngubu ho ngira ngo nta munyamasengesho ukihanisha abantu. Mumbabarire ntimuntera amabuye. Rwose ibyo mvuze niko kuri. Ntimukivuga ku byaha, ntimukivuga ku bicumuro by'abantu, ngo mudakanga rutendere mutabura 5 cyangwa mukabura ibyo babemereye. Njewe nihagira umuntu uzanyishyurira tike ye niba azi ko afite icyaha, kuko ndakikubwira ngataha nkakubwira kira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. No si ibyo ngusengera bitazasohora. Niba amasengesho y'umunyabyaha ari kizira imbere y'Uwiteka, urumva ibyo tubahanurira bizasohora? Reka ngarukira aho ngako nagaciyemo. Byarangiye abantu binjiye, batangiye kwinjira mpita mvuza induru ntiye baba we. Groupe yinjiye mbona umuriro, mbona amacumu, mbona abamarayika, mbona umucyo. Mvuza induru ndavuga nti Mana yanjye we mbabarira. Natatse mvuga ngo Mana mbabarira, Mana yanjye mbabarira. Ntabwo nzongera gusinda, sinzongera gusambana, sinzongera kurwana, sinzongera kubeshya, sinzongera gutukana. Ye baba we ndarira. None abayobozi b'icyumba babura icyo bakora, bamvana mu bantu benshi banjyana ku ruhande mu kindi cyumba, kuko hari mu rugo rw'umuntu ariko ufite igisaro kinini yakoze nk'akasare gatoya gihurutuye. Ari 7 banteraniraho, banteraniyeho barasenga, baransengera, barampanurira, barambwira ngo Imana ivuganye nawe ngo ndakubabariye. Imana ibisubiramo inshuro 7. Imana irambwira ngo ngushyiriyeho imbabazi zihoraho nk'izo nahaye Dawidi. Noneho zandimi zamfashe cya gihe nijoro zirongera ziragaruka, niho namenyeye ko ari umwuka wera. Zigarutse ndongera nanjye nduzuzwa, mvugira mu ndimi, ntangira kuvugira mu ndimi no guhanura. Barancecekesha kuko bo bari bakuru mu buhanuzi. Hanyuma Imana ivugana nanjye. Ndagira ngo mbabwire ngo sinasubiye muri cya cyumba, muri rya teraniro rya babandi nagumyaho. Nasohotse niruka ndataha. Narisohokeye ndiruka kandi kwa kundi gukuramo kwa kundi umuntu yiruka nkazamura amajipo n'igitenge nkazamura nkiruka. Narinzi kwiruka kubera iwacu nari naragenze mu misozi, narinzi kwiruka. Ndiruka nkagenda mvuga, niho nahimbiye akaririmbo mu nzira muri ibyo bintu by'umwuka, nkajya mvuga ngo Imana yangiriye ibambe, Imana yangiriye ibambe, haleluya. Nkagenda nkapfukama mu nzira mu muhanda, nkashyira amaboko hejuru nkavuga nti Imana we, na bwa businzi wabumbabariye, na bwa busambanyi wabumbabariye, Mana yanjye buse nzagukorera iki? Ese ubu witwa nde? Se nkwitende? Ubu se bizagenda gute? Nzaba he? Nkongera Imana yanjye nkiruka, kugeza ubwo nageze muri quartier y'iwacu
muri ya makabari nanyweragamo inzoga. Ntangira kuvuga ubutumwa, niho ivuga butumwa ryatangiriye, mpagarara ku makabari no ku kibuga ndavuga nti yemwe mwabasinzi n'abasambanyi mwe, umuriro w'Uwiteka uzabatwika, ntingeweho mwambuze nagiye, ntubishaka naza nkurikire, n'ikicaro cyanjye kirimo ubusa, Satani ntazongera kumfata, ntiyemwe mwabasa. Bose bagasohoka bakareba bati yo tidisi buriya agiye gupfa, yo buriya ni kuri yapfa, ni kuri yabapfa buriya, bati yasambanye n'abagabo ijana burira. Ariko ndashimira Imana yari impamagaye, haleluya, kandi ndayishimira ko ntasubiye inyuma kuva uwo munsi kugera uyu munsi. Reka ndekera ahangaha, reka ndekera. Mbabwiye ko nabaye muri ibyo bintu n'uburyo nakijijwe. Ubutaha nzababwira imbaraga z'amasengesho n'uburyo natangiye gusenga. Yesu abaho umugisha. Ariko mwibuke rya jambo, gusenga k'umukiranutsi gukingura ijuru, ndetse gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, ariko iyo asenganye umwete. Nanjye icyo gihe nashyizeho umwete. Guhera uwo munsi natangiriye ku masengesho y'itatu seke. Amen. Mbwira Imana, sinigeze mbwira Imana ngo impigitenge. Ndumva gaturika nanjye nasenze itatu. Niyiriza ubusa nta n'amazi yo kumugezi. Urumva? Imana impa imbaraga, Imana iranshoboza. Suko ibyaha bitanyitambitse, suko ibibazo bitanyitambitse, ariko Uwiteka akanshoboreza muri ya masengesho. Yo wegereye Imana nayo irakwegera, yo wirukanye Satani araguhunga. Haleluya. Reka dusenge. Reka dusengere n'abantu kugira ngo Imana ibafatishe imbaraga zayo. Kandi ibaha imbaraga zo kunesha ikibi, ibaha imbaraga zo kunesha icyaha, ibaha imbaraga zo gutsinda ibigeragezo. Ikigeragezo urimo cyose, nubwo nari muri ibyo byaha, ariko hari ibigeragezo nahuraga nabyo, na nyuma yaho maze gukizwa hari ibigeragezo nahuye nabyo, byagiye bigenda byoroha, byagiye bigenda bihunga kubera imbaraga zo gusenga. Imana ibana nawe mu gusenga. Muririmbyi wa 62 aravuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri, ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi buryo ushaka kureba Imana. Haleluya. Reka musengeshe umwuka iteka, kandi musenge, kandi mukunde gusenga. Naho nakuye gusenga, guhera uwo munsi mpamagarwa nsenga, mpamagarwa n'inginga. Mu by'ukuri no kuvuga ubutumwa no guhanura n'ibindi byose ndabikora, ariko mbikora gake nkuko nsenga, kuko jewe n'ubuzima. Uzi ko nshobora no kwicara sindye ntaniyirije, nkajya mvuga ate ko subu nta muntu twavuganye gahunda yo gusengara, ibiryo nkabireka, ntihatagira uwo nicira gahunda. N'ubuzima, gusenga n'ubuzima. Gusenga bikingura ijuru, gusenga bimara intimba, gusenga byomora ibikomere. Wowe ufite ibikomere, nzababwira ukuntu urushako rwambereye rubi. Wowe ufite ibikomere, gusenga bivura ibikomere. Wowe urugo ruri kunanira, gusenga byubaka urugo. Haleluya. Imana ishimwe. Wowe umuryango wataye, gusenga bigarura umuryango ukakugarukira, mukumvikana. Imana ibaha umugisha. Mana yacu turagushimiye, izina ryawe nirishyirwe hejuru, izina rya Yesu rishimwe. Haleluya. Jambo ryawe ni ukuri, riravuga ngo kuko uburakari bwawe ari ubw'akanya gato, wari ku rukundo rwawe ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Turagushimiye kwaba bagenzi, kwaba abantu bawe, nubwo bari mu byaha bitandukanye, nubwo bari mu bibazo bitandukanye, nubwo gukizwa bibananira, nubwo bananiwe gukuraho kamere zabo, kandi bitirirwa izina ryawe, turabasabiye izina rya Yesu rishimwe. Turagushimiye rero Mana, umuntu wese uzareba iki kiganiro turamusengeye, tumusabiye umugisha. Umuntu wese uzumva ubutumwa buzagira imbaraga zo kumukiza, yaba arwaye azakire, yaba afite ibibazo azasubizwe, icyubahiro kikugarukire. Urakoze ko wumva kwinginga, tubyambaje dutyo twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe. Ndumva nshaka gukurira Imana ubwatsi. Amina. Harakaririmbo karimo kanzamuka, katumwe Umwuka wera anturamo. Imana yabamenye kera, Imana yabamenye kera cyane, amenye kera, Imana yabamenye kera, ababyeyi yatumenye kera, Imana yatumenye kera cyane, Imana yabamenye kera,
Imana yatumenye kera ayiwa bayikorera yabamenye kera ishimwe yabamenye kera cyane Imana yabamenye kera Imana yabamenye kera ayiwa Imana yatumenye kera cyane Imana yatumenye Imana yatumenye kera cyane Imana yatumenye kera cyane. Amina amina.